nge y'amano naramubwiye ati wowe ni izina ry'Imana kubera ubugoryi ufite n'ibintu ukora iyo mpano yawe uri kutwigisha impano yo gusambana. Ndabyibuka umunsi mbimubwira ni wa munsi ya video yari yasohokanye wa mukobwa muri hoteli yuzuje amashuka. Iyo video ngenda nayifite, ishuka yatose yatwitse hahiye. Urabyibuka ko berekanye ishuka imeze neza bakongera kwerekana hatose. Ari kwiyemera ko yageze mu mazi. Mita mubwira ati wowe ubugoryi ufite uri kutwereka impano, uri kutwigisha impano yo gusambana, ntabwo uri kutwigisha impano yo kuririmba, uri gusebya abahanzi bagenzi bawe baharabika. Ntabwo wagakwiriye gukora ibyo bintu uri umuhanzi. Iyo mpano yawe rero yo kutwigisha gusambana ntabwo tuyishaka. Ibyo bintu narabimubwiye ndanamutonganya cyane, ajya no kundega kuri Libura namamagara ngo hari ikintu tushaka kukubaza ngo kubijyanye no kwa y'amano. Icyo gihe nari maze iminsi ndi kumubaga cyane iwawe kwa Godfather, mvuga ati wowe bakujyane bagufunge barebe kutanywa ibikokayine n'ibimugo byarakwishe. Nta muhanzi witwara nkawe, nta muhanzi witwara nk'ikigoryi nkawe. Ibaza umuhanzi ufata imodoka akagonga umugore mwiza nk'uyu, ubwo murumva yuzuye mu mutwe? Navuga ngo ntago yuzuye mu mutwe, ahubwo bamujyane n'indera, ntago yuzuye n'izina ry'Imana. Afite akantu abura mu mutwe gatonya, sibyo? Nje nta muhanzi nzi wamamaza gusambana ngo ngiye gukora ngo ibintu ngo sex n'umuntu nkunda ngo ufate kamera ngo ushyize hariya. Kandi kuko ni y'amano iyo video yarayifashe, kuko umukobwa yaraje aramubwira ati ese wari uri gufata video? Y'amano aramubwira ngo baby ngo nta kibazo. Amarido bayashyizeho nyuma barangije gusomana. Ariko rwose reka rero mbabwira abashu, uriya muhungu afite ikibazo mu mutwe, ntago yuzuye. Bamujyana imageragera banze igende yicare nk'imyaka 5 banze yitekerezeho. Nabafata ku mavuta bari abantu bashyize amarere hasi, bari bariyemeye barigize intare mu mujyi, sibyo? Ubaricara kicara agatoza abana kugenda muri mageragera, akabatoza kubyina, akabatoza wa wundi wari warishyize hejuru yarigize nabi. Ngenda muzifata ku mavuta se muzi se kwabasika? Yes of course. Ndabyibuka nyibyina Nyamirambo Sun City, fata ku mavuta yarahoraga na ba Safi Madiba n'abandi bose na Baradamana. Twabaga turi kumwe rero na ba Jay Polly, nirwaga muri scene yabo, ndabazi bose, sibyo? Bariyemera barishyize hejuru, bose baciye bugufi. Ubundi hari abahita ngo icara wige, uri kumva? Ni mu igororero ry'abantu bananiranye sheri. Azavamo afite ubwenge, afite impano, none azaza aririmba ibintu bitabaho. Akoze azaza aririmba ibintu bitabaho, bamufunge. Nanabwira abantu mwabagabo mwe mwese muri kuri pano yo kwa Godfather, ibintu mwihaye byo kudukata amatwi, byo kuturuma, byo kudukubita, ndagira ngo mbamenyeshe ko nta burenganzira mufite bwo kudukubita ngo nuko mwadushatse. Icyambere cyo amakosa yose nakora, sibyo? Hamagaza famiye yawe niyanjye baterane undege mu muryango nimba nagukorera amakosa nk'umugabo wanjye nisubireho. Ibintu byo kunkubita ngewe no kwishuri baradukubitaga tugacika ku kigo kubera inkoni. Ababyeyi baradukubitaga tugahunga tukajya kwa bashangazi no kwa banyogokuru. Wowe umugabo umuntu none abagabo bakubita nabi shaho, agukubita nk'ugiye kukwica. Harya nawe wigeze gukubitwaho? Nakubiswe Stone yarankubise mari cyumweru cyose nahumeka. Mfite miliyoni 30 kuri konti natabasha no kujya kubikuza ngo nje kwa muganga. Kuki? Twari dufite mariage se nge nawe, urumva? Famille zarahuye, wabo baraje gufata irembo, papa we yaraje gufata irembo mu rugo. Dufite ubukwe habura nk'icyumweru kimwe, mbangurishije inzu ya mama yansigiye. Bama miliyoni 30 habura iziri kuri konti nyine, ndimo gushaka ahantu mbanza kugura amafaranga asigaye tugasezeranamo. Ababyeyi bariteguye amakositimu, twaratangiye gupanga n'ibyo tuzahaha. Ingegeri rankubita mana yanjye kubera guhaga amafaranga mwambobo mwe mumaze kubona amafaranga mwigira nabi. Zaje mbarabura. Ubwo yararebye abona dufite amafaranga kuri konti, nta kibazo gihari mu rugo turaryinko kuko tubishaka. Ingegeri iragendera sindira zirantsindira nkubita ingumi zo mu mbavu. Godfather guhumeka byarananira. Kugira ngo amaguruke ngiye kuri toilette baranerura. Ibaze ko nari mfite amafaranga ariko simbashe kubona imbaraga zo kujya kuri banki ngo mbikuze. Kugira ngo mbashe kugenda n'umuntu waje arambwira ati wowe fata bya binini, hari binini bacisha hasi mu kibuno bituma ukomera umugongo ku buryo abasha kugenda. Sibyo?
yes sinzi nimba mubizi iyo umwana bamutera urukingo rwo kwita kugira ngo umuriro ugabanuka areke kubabara icyo kinini iyo utakimushyizemo yanapfa babyita misire sheri banshyizemo 3 kugira ngo mbashe kugenda kugira ngo mbashe kujya kuri banki Nyabugogo kubikuza amafaranga ariko nataga ndakara nka Nyabugogo kuri banki ariko nataga ndakara nka zinyura mu kibuno hasi mu kiwe gadabretse gatoya Godfa uzi guhamagara ababyeyi bawe na famiye baraje gufata irembo barapanze ibintu byose kabwa ati ubukwe burapfuye none se umuntu yabakubereye nera hamwe gutyo gukubise gutyo umaze icyumweru mu nzu hangize ukamujyana mu bukwe none mu mafaranga yawe ibazere neza uretse gato ubyara ubukwe byahindutse gushyira mu kibuno n'amavideo arahari sheri yari yaranyambitse rega impeta yarateye ivi ubukwe bugiye kuba niyo mpamvu mfite umujinya n'umbiri y'abagabo buriya misire zigabanya uburibwe yego ukabasha kugenda niyo mpamvu mfite umujinya n'umbiri y'abagabo mwese turabizi mwa mudukunda ariko iyo mugiye kudukubita mani mudukubita nk'inzoka nta nubwo mwibuka ko twababyariye cyangwa twigize kubakunda urakubita ingumi ijisho rigata ritukura sheri wakohereza urushyira ukavanaho n'ugutwi uri ku okay wowe utekereza ko ibi bintu byadutse byo kurumana urabivuga iki mani horaho yo mu gihugu cyo mu ijuru kubera ubutabera wazanye mu Rwanda niyo mpamvu ngiye ngundi igihugu cyacu sinava no mu Rwanda do umunsi mu Rwanda bazamfunga nzaba nakoze amakosa nzaba maniwe ibyaha byanjye sinzava mu Rwanda dufite ubutabera butabaho uri kumva nukuvuga ngo urareba kera abagore barabicaga bakabashyingura no mu mbuga murabyibuka ko barenzagaho imboga abagabo benshi bari mageragere nabagiye bakubita abagore babo ariko ibintu byagiye bigabanuka none ubu hadutse ibintu byo kurumana amatwi ribu dutabaze n'umugore wese uri mu nzu utinya ngo umugabo warakwica n'ujya kumurega cunga agiye ku kazi ugende kuri ribu ugende ubivuge werekana amavideo yose ukuna gukubita nimba uhamagara mama wamwereka ukuntu ikijisho kimeze genda kuri ribu bivuge ariko ikibazo cy'aba bagore aravuga ati se ninjya kumurega iyi nzu nzayishyura gute aya mashuri y'aba bana baziga gute nibafunga ingegera akemeraga kubitwa mpaka gapfa ugasanga mumenye ko umuntu yakubitwaga ari uko umuntu yapfuye ngo umugabo yishe umugore ibyo bintu murumva ari byo byagakwiye mwabagore mwe muhaguruke mwese tugende mu butabera tujye kurega aba bagabo aho kugira ngo uzasiga abana bawe emerube singomada aho kugira ngo uzasiga abana bawe emerube singomada kuko umugabo azakwica sheri umugabo yahuye n'indaya utekereza ko ntago abagabo bose ari bamwe Jessica utekereza ko kuba Skype yararumye umugore w'amatwi yampana kanwa umugore w'amazuru baba barabiganiyeho kutavuga ko bro wanje nawe bamutemye umutwe nabyuzi nose ntiyatemwe n'umugore no rero nyine ndekubwira abantu mwese bro ni cyamamare ibaze ko bro wanje yanze kujya kuregura umukobwa muri ribu ngo batamufunga ngo kuko ngo yamukundaga ngo nibatandukane basi yaramwishe neza n'ubu ngubu turacyajya guca muri scanner byagenze gute ukuntu byagenze uri kumva yego ukuntu byagenze Stone yaje kunsura i Musanze azanye na murumuna wanjye Stone kandi umwe gukubisa ugapfa umwe gukusaga gucya misiri njyewe ngiye twaratandukanye ariko ni inshuti y'umuryango wanjye kuko ko twabanye imyaka 4 mu nzu nzamufata mutandukanye n'abavandimwe banjye se umwe gukusaga gucisha misiri mu kibuno nje nago mukunda sinanamukumbura ariko kandi yaraje gusura Musanze yaje kunsura nyine aherekeje murumuna wanjye ndabyibuka ko mwabonye amafoto bari kuri Best View murumuna wanjye afite imodoka kuba yavuga ati ngiye gusura mukuru wanjye Stone akamubwira ati ndaguherekeza ni ibintu bisanzwe ubwo bro wanjye nawe Rejo abaravuze ati nanjye ndagenda noneho mu modoka umwanya uburamo uwo mukobwa wari guherekeza uwo bro wanjye wundi bitarejo aravuga ati nanjye rero nimba mu modoka mbuzemo nago nanjye ndi bubyemere kugenda umunga ati gutu datuma njya gusura sister wanjye kuko wambabariye ko kuva yava Kigali naramusura undi tikanze nkwereka ibintu ngiye kugukorera umukobwa yita kumyara gufatira icupa rya Musteri ari kubita ku cyuma
arangije itari kubita bro wanjye mu musaya ryapfumutse. Muri kumva ibintu yamukoreye amukata ugutwi kuva kuratandukana. Godfather amafoto warayabonye. Narababaye ndababara. Ubwo umunsi bari kuza kundeba byahise bibi bibazo, baba bafashe uwo Rejo baba bamujyanye. Urumva sister wanjye yahise abona umuntu amaraso ari kududubiza cyane, abona nahamagara ambulance irajya kuhagera umuntu yapfuye, ahita amukubita mu modoka ye vuba vuba no kwa muganga i Kanombe. Sibyo areba abona imodoka mu modoka uzuye amaraso, aravuga ati ntago tukigiye gusura sister. Ndababaza ati se ko nabategereje murahagera ryari? Ati byakomeye, ati Rejo bamumennye umutwe turi kwa muganga. Ati nyereka amafoto ndebye nanjye ndumirwa. Uri kumva? Baba mugejeje kwa muganga ubwo mu gitondo, kuko bo bafite imodoka, kuko ngiye urumva mfite akabari ndarankora, bo bahise baza kumfata muri iryo joro. Mageze nsanga umuvandimwe agiye gupfa. None izi nkundo zo kwicana ubuyobozi nibugira ikintu buzikoraho, mutubabarire. Jeannette Kagame yaravuze ngo ntago tuzongera gukubitwa, kandi koko gute dukubitwa? Mugira kutubyaza, mugira no kudukubita, ibyo se nibiki? Tuzasaza gute imigongo mwarayimaze, amatwi mwarakataguye, amazuru mwarakataguye? Hanyuma se musaza wawe we ubwo turabigenza dute? Musaza wanjye we urumva yanze gutanga uwo mukobwa kuko yamukundaga, aravuga ati ngewe ahubwo dutanduka nako tutagize. Mama yarakubise yagize uteti vuga yanze kuvuga hano umukobwa aba. Gusa uwo mukobwa amenye ko ndi kumushakisha, imyenda yawe iracyari mu rugo yuzuye amaraso, aho nzahurira nawe ntago uzancika. Ibizibiti ndabifite byo kwankubita umuvandimwe wanjye, nge nzakwifungira. Azasiduka yumva wowe nagufunze, nubwo yatinye. Uzi ko yaramwishe byanyabyo, amatwi yarabazi yose ayavanaho. Mwambobo mwe izo nkundo mudukunda n'inkundo nyabake zo kutwica. Niyo mpamvu ngewe dore n'Imana ibyumve, kuva Stone yankubita natinye kongera gushaka umugabo. Kuva natandukana na Stone ngewe maze hafi imyaka 2 nandukanye na Stone, nta mugabo ndashaka. Ese mubona ari uko namubuze? Barahari benshi birwa banereta, ariko inkoni nakubitiwe hari ahantu nago nazikumbura. Nanjye Imana izamu umugabo uzamvunikira agende anywe ansaba we, nanjye mfite imitungo, azana imitungo ye dusezerane ivanga mutungo rusange, nanjye ngira ijambo ku buryo azamuka gato nirukanyira kuri ribu bana baratugabana pasupasi. Nta kintu ufite, nta kintu navugana nawe. Imyaka 2 ndisingo ishwe singiye gupfa. Godfather kuki utasabye Jessica gushyiraho umugabo aragukubita akagukubitira no mu mitungo yawe? None sagize ngira mitungo yawe Skyto, iriya nzu ni y'umugore w'iwabo na Skyto. Umugore wo kwa Skyto yagurishije inzu y'iwabo. Uriya mugore wa Skyto yari afite imitungo iwawe, itonde afite ibimenyetso ibaze. Iriya nzu ni y'umugore wa Skyto sheri. Niyo mpamvu Skyto yamutereye vi bagasezerana. Skyto azubwenge, akibona umugore agurishije iwabo bahise basezerana. Sikusetsa aramufungishije ubu Skyto. Kamaro twahuye ejo kwa mbere nibwo yagiye muri pariki kuburana. Urumva umugore arashaka kumufungisha kuko umugore arabizi neza ko imitungo ari yiwabo ari yiwe. Urumva umugabo kandi nawe arabizi neza yuko nanasohoka afitemo icya kabiri azaza bagabana. None aramufungishije da.